kanongera gusoza kandi guhereza ikaze kuri iki gicamunsi wowe uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yacyo y'igihugu cyacu. Reka Yesu akwishimire kandi akumvira umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkuru irimo itembera iri mu nkuru zijyanye n'iyobokamana, cyane ko ari ibintu byo gufunga insengero, ariko benshi bavuga ko byari byarahanuwe. Ese ni koko byari byarahanuwe cyangwa ni ibintu bigenda bivugwa binagwanagwa hirya no hino? Nshuti mukunzi rero, nshuti y'umusaraba, niko bimeze mu rwego rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari gahunda yo gufunga zimwe mu nsengero, ariko byari byarahanuwe. Ariko hari abahanuzi bagiye babihanura. Ngufite video, reka tumanze dusenga Imana nze nkwereke video y'ibyagiye biziranga. Mana, mu izina ryawe Yesu turagushimiye, turaguhimbaje umukozi w'umuhanga uze kubana natwe kandi dushyigikire, utwambike izindi mbaraga zidasanzwe. Mana, wongere utwambike imbaraga zizadutambutsa mu bihe bizaza ndetse n'ibindi biri imbere yabyo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, amen. Ndi kuvuga ngo tugiye kuganira uburyo insengero zirimo zifungwa. Ariko nshuti bene data, nimuterwe ubwoba n'ibyo mubona, kuko ibi ari ibyo mu gihe cya nyuma. Ibintu byose ngenda mbonesha amaso yanjye ngenda mbona ari ibyo mu gihe cya nyuma, ariko nubwo ari ibyo mu gihe cya nyuma, ntabwo uri uwo mu gihe cya nyuma mu gihe ukemera Yesu, uri uwo mu gihe cya Yesu. Ibihe biri gutembana birabatembana, ariko ubone buzi ko usigaranye Yesu ari we muri kumwe. Yesu muri kumwe ntabwo azagutetereza. Hano hari video bigaragara ko ibi bintu Imana yatuburiye ko byanga byakunda hazabaho ikibazo cyo gufunga insengero. Hari umumama wigeze gutumirwa ku gitangazamakuru kimwe, turi kuganira. Arangije gutumirwa ku gitangazamakuru kimwe, yaje azanye iyerekwa ry'uko Imana yamutumye. Uribaza ngo niki yaje ari kuvuga? Ngo kurikira iyo video iri aho hejuru umanze wumva ubwo buhanuzi. Ngo abantu bazabasengera nabo bazakubitwa. Kuko mbibona mu iyerekwa nabonaga akubiswe inkoni nyinshi, nabonaga ari umugore. Ariko inkoni yakubiswe abantu baramushungereye. Baramushungera kugera ku rwego abantu bamugose aribo bamugirira impuhwe. Baramubwira ngo mubabarire. Uvuze ngo mubabarire nawe agahindukira agahita amukubita inkoni. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ngiye yambwiye ko muri abo ngabo igiye kwirukana cyangwa se ivanye mu murimo. Uzamugirira impuhwe akaba yamusengera cyangwa se akaba yamuriraho. Nta rukuntu abantu b'Imana bagerwaho n'ikibazo ugasanga mwene so kamubwira ati nsengera Imana, ntibyemewe. Ubwo numusengera uzafatanya nawe inkoni. Wavuzemo n'ubutayi ko buzafungwa n'igiti cy'incaho. Nyamara ibyo bintu byose nta na kimwe cyasigaye inyuma. N'igiti cy'incaho mu butayu bo bararya n'igiti. Turaza gukora icyo abantu bakunda kwigira mu butayu. Ese ubundi banzu mbaze ko bajya muri ubwo butayu baba bagiye kubumaramo iki? And I command every evil cloak of the enemy that is working against my life to be consumed in the name of Jesus. Nkuko ubyumvishije, uyu mudamu yaje ku kinyamakuru atangaza iyerekwa yagize yuko yabonye umudamu akubitwa cyane. Hanyuma iyo bavuze umudamu mu buryo bw'umwuka babisobanuye itorero ry'Imana. Hari impamvu yabonye ibyo bintu aza kubisobanura, nuko Imana yashatse guhishurira abanyarwanda ko hagiye kugaruka kuza gufungwa kw'insengero. Ariko abanyarwanda dufite ikibazo cyo kwirengagiza ijwi ry'Imana, ntitubifate mu mutwe, tukumva ko dukwiye kumva ibijyanye n'ubuzima bwacu, tukumva ko dukwiye guhanurirwa guhabwa imodoka, guhabwa akazi keza, guhabwa visa, guhabwa buri kimwe cyose, amazu meza, kubyara, kugira iki. Ariko ibyo byose ni ibishira, ariko nidukomeza kugenda imbere y'Umwami byanga byakunda, hari icyo tuzageraho kizima gifatika. Uyu mumama yarabihanuye avuga ko insengero, marayika w'Imana yamusobanuriye ko insengero zigiye kuza kongera gufunga. Iyi video maze igihe kinini cyane itambuka nyireba, ariko n'ibyahanuwe bigomba gusohora. Nkibazane impamvu bino bintu biba. Ese ni ibyanditswe bivuga ko igiti cyose kitatewe n'Uwiteka Imana kizatemwa?
niyihe mpamvu? Utekereza ko ari iyihe mpamvu? Mu bigaragara dukurikije ijambo, amagambo yagiye avugwa, nuko mu byumvikana biri mu mugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo uyu mugambi w'Imana ushobora kuba ari Imana iri gutanga abantu badafatika mu buryo bw'umwuka kugira ngo Satani abone ukuntu abagosora. Nuko Imana umunsi umwe Imana yigeze kwirahira ivuga ko mu isi ifitemo umuntu ukomeye cyane ari we Yobu. Iyo arangije Satani abyumvishije aravuga ati impamvu akubaha nuko afite ubutunzi, afite n'ibiki byose bagiye by'urwitwazo. Ndetse Satani ahera ko aramusaba avuga ati mwumereze mugerageze usobanukirwe neza koko kagukunda kandi agukorera by'ukuri. Mwiribuka inkuru ya Yobu yarageragejwe ariko anamba ku Mana. Nshuti zanjye barokore bagenzi banjye, dushobora kuba Imana yaratwirase, akaba ariyo mpamvu ifungwa ry'isengero rikomeje gucaracara. Kandi nshuti nziza yanjye, uwo nkurikira ubyitwaremo neza, ntugwe kuko ndabonana n'umushumba, oya, shikama ahubwo ugire ibihe byo gusenga muri wowe, kandi nzi ko Imana izabana nawe. Nyuma y'uko bafunze, ubu ni ubuhanuzi bwatumenyeshaga integuza y'uko bagiye gufunga insengero. Hanyuma nyuma y'uyu nguyu abadiyasiporoti n'ubundi nta mwanya tujya tugeraho gusenga, ariko by'umwihariko Imana ikunda umuntu uyitunga mu mutima wayo weye iteka ryose, igihe cyose ugahora uyivuga mu mutima wawe ukayimika. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ibi hari abandi bantu baje nyuma y'uko bifunzwe, insengero zifunzwe, hari abaje batangaza amagambo atandukanye ndetse yo gushyigikira ko insengero zitakabaye zifungwa mu buryo bugiye bunyuranye. Nk'urugero dufite Pastor Antoine, byaramubabaje cyane. Pastor Antoine ndetse umusaza ucyuye igihe muri iyi minsi urimo we bahaye ikiruhuko cy'izabukuru, ni umusaza uzajya tugira inama mu bintu by'umurimo w'Imana. Mu kirori cyo kugira ngo barimo bazana undi umutsimbura mu murimo yarashinzwe, havugiwe ijambo rikomeye cyane ndaza kuza kugushiriraho. Ndetse usibye n'uwo hari n'uwitwa Mutesi Scovia tumenyereye mu bintu bijyanye na politike, byamuteye kuza kubwiriza mu ijambo ritoya. Nabyo iyo video ntuze gukupa video utarayireba ngo irageze wumve amagambo Mutesi Scovia yavuze atanga ubutumwa ku bantu barimo mukinga insengero z'Uwiteka Imana. Yaravuze uti, bayobozi nimwitwaze ko hari impamvu zo gukinga insengero ngo muvuge ngo n'ubundi zari zarabaye nyinshi, ahubwo mugendane na marayika w'Imana, mugendane umwuka w'Imana, mukinga izigomba gukingwa. Scovia ndagushimiye, hariya ni umwuka w'Imana wagukoreshaga. Hanyuma Antoine we icyo yavuze, yagize agahinda k'umurimo w'Imana, akomeza avuga ko bitazamara n'igihe kinini umubyeyi wacu hari igihe yagira yashira n'ikigongwe. Ariko tudasenze iki gihe, babyeyi bacu twazasenga ikihe gihe? Utubwiza ukuri, iki gihe ni icyo gusenga, iki gihe ni icyo guhamagara Imana. Turabivuga benshi bakagira ngo ni bya bindi byacu, ariko iki gihe nicyo gusenga Imana. Iki gihe nicyo gusenga Imana. Twihuse tutagiterewe, Rutayisire mu ijambo magambo make yavuze, ni muri video imara iminota 2 n'amasegonda 39. Nyumvira iyo video uko Rutayisire yabyumvaga ibintu bijyanye no gukinga urusengero. We byaramubabaje cyane guhera mu 1995 ubwo basengaga Imana, bakayihamagara ndetse bagatumira n'abayobozi batandukanye. Byaje kumubabaza ko mu gihe tugeze cy'amahoro aricyo twakabaye dusenga dufite umudendezo, tudafite umutima ujagaraye, aribwo bibutse gukinga insengero. Niki Rutayisire abivugaho? Reba wumve Rutayisire n'ibyo abivugaho, mubyeyi wacu.
funze insengero nawe mubwire ko reka nkubwize ukuri naha mu Rwanda amasengesho twasengaga muri 94 na 5 na 6 na 7 n'umunani dusengera igihugu dusengera intambara y'abacengezi dusengera n'abayobozi twarabatumiraga bose bakitabira ariko usanga abantu ibyo bintu by'Imana by'Imana turi busy hari abantu twari hamwe bavuga ngo ariko iyo Mana muvuga ngo yatabaye u Rwanda ngo na leta nayo ni uri ibirimo kuducira amarenga bazagera aho ngaho cyangwa perezida wacu uri ejo bundi nabyumva wenda umunsi wo kurahira azavuga ati mwe mudohoreye abanyarwanda basenga Imana simbizi ko bizagenda ariko nzi neza yuko natwe tuvuye mu burangare ariko ubundi reka nkubwire hari aho kamwe reka tujye twemeranya ko hari igihe nabwo abantu bakora ibintu bishobora gutuma abantu bagira imunabi ku buyobozi kubera ibintu navuga ngo by'igitugu reka niba utinya kubivuga hagombye kubamo erega bariya abaturage iyo ufunze urusengero hari umuntu ubuhemukiye ushobora kuba utizera Imana ariko uriya muntu wizera Imana nawe akeneye yuko umutwara neza kuko ntabwo bose bafata ibyemezo umuntu umwe warangaye ntabwo agomba guhemukira abandi igihumbi ibyo rero ntabwo nibwira ariko biriya ntabwo ngiye mbishyigikiye rwose ntabwo ubundi ufata ikintu kiri bwafekita abantu benshi ngo ugikore brutaloma usange mu karere kamwe bafunze insengero 180 kuko ifunze insengero 180 ubwo ndabara mu wayene abantu bagera ku bihumbi wenda 90 bababaye kubabaza abantu 90 ngo nuko ngo mu karere nabwo urimo uradefanda iki inyungu ufite muri iki kintu zituma ushobora kubabaza abaturage bangana batyo zitwa ngo iki ngo gusa ngo na amategeko ngo agomba kubahiriza ariko itegeko ryishyirirwaho abantu wabimbaza nabishyira ku mugaragaro nawe no yewe hari ibintu bimwe dukora kubera ko dufite imbaraga za leta dufite imbaraga z'amategeko ariko ntabwo kuba ufite imbaraga z'amategeko ntibiguhesha uburenganzira bwo guhutaza buriya perezida wacu azi kureberera abaturage ejo bundi kirazakibonera umuti urusengero ni ikintu gikomeye cyane mu mfuko ariko se kwani forodoro yuje ibisabwa wacecetse ndimo ndakubwira ko tudakwiye no gukomeza kuri izo komparizo zo tubari n'urusengero ni ugutesha agaciro urusengero n'inyubako za leta nazivuze uhere mu tugari natwo badufunge ko dufite ibibazo byinshi badufunge utugari badufunge niba batadufunga ndamenya ko barimo guhohotera insengero reka gato nk'uko mubyumvishije ubu ni Pastor Rutayisire umushumba wacu wo mu Giporoso ariko murangirikana yavuze ibintu bikomeye byanamukoze ku mutima kubona insengero nyinshi zifungwa aya magambo yavuze nawe ari wowe ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana nawe wayavuga uze kumutera ibuye kuko niba twarasenze mu gihe kibi cyangwa se ababyeyi bacu mu gihe bari bahari igihe basengaga ntabwo twakabaye tugera muri iki gihe ngo bari bwo tureka gusenga akimara kuvuga ayo magambo hadaciye kabiri nk'uko nabikubwiye mu itangira ry'iyi video umuyobozi wa RGB yaramushubije amusubiza ijambo rikomeye aramubwira ati turacyakinga hari mu kirori cyo kumusezera ku mugaragaro bakamuha pasiyo akajya mu kiruhuko hakaza undi mutsimbura mu nshingano zo gukorera Imana iduhereze umubyeyi umeze nka Rutayisire ushobora kuvuganira intama z'Imana aho zitabasha kwivuganira kuko ikintu yavuze iri jambo yavuze rirakomeye ntabwo wapfa kuza kurivuga none iki ni iki kidasanzwe utekereza ko uyu mukuru wa RGB yamusubije uyu mukuru RGB mu kanya gato yasabye ko gushima Imana mu kirori cyiza cyo gutambutsa ijambo mu muhango wari uwo gusezera Antoine umupasiteri dukunda kandi twese dufatiraho urugero kandi twese twifuza kuzagera mu myaka yeye dukorera Imana nk'uko ayikorera
umuyobozi wa RGB yafashe ijambo ashima Imana, ariko ashiramo ikintu cyo kuvuga ngo tuzazikinga nyuma yo gushimira Antoine yuko yakoze neza. Uribaza impamvu zabaye inshuti yanjye? Sinzi niba ndi kurota cyangwa se ari ibintu ntumva neza. Sinzi niba ibi bintu biri guca mu mucyo w'Imana. Nubwo twabonye video bigaragara ko byahanurwa, n'ibyago birahanurwa, no kugirirwa neza n'Imana birahanurwa, nibyo. Ariko sinibaza Imana ntabwo yarebera umurimo w'Imana uhagarara. Yego nibyo, umurimo w'Imana mu Rwanda, iyo ugiye kureba mu bantu mu bindi bihugu byo hanze byateye imbere, kenshi nta mwanya baba bafite wo gusenga, ariko mu gihe abonye umwanya byanga byakunda arawukoresha. Iyo ananiwe byanga byakunda ashobora no kuryama akavuga ngo vayo, agahamagara nk'umupasiteri akamubwira ati vayo ufashe gusenga Imana, cyangwa se uwo munsi akaba ari uwe, ariko ushinzwe ufite mu nshingano zeye kuba yagufasha kwegera Imana akaza. Niko abantu benshi bo hanze bibereho, abenshi ntibabona umwanya wo kujya gusenga, ariko ashobora kuvuga ngo kuko ndi kujya mu kazi, kandi mu kazi kugerayo biransaba iminota 30 ashobora kuyigenda mu kazi, afite undi muntu ku ruhande urimo umubwira ijambo ry'Imana. Please, niba mu Rwanda ibyo bintu bitari byanagerwaho, ni gute dushobora gufunga insengero kandi tuzi ko tugikeneye? Turacyafite abantu bakiboshywe n'ibyaha mu Rwanda, turacyafite abantu bakiremerewe, turacyafite abantu bagishaka gukizwa, turacyafite abantu benshi cyane bakeneye kwigishwa ko ibihambiriwe mu isi no mu ijuru biba bihambiriwe. Turacyafite igihe, tugifite n'abandi bantu bo kwigisha ko iyo unaniwe amategeko ya leta, kandi amategeko ya leta ashingiye ku mategeko y'Imana, uba warangije kwica amategeko y'Imana. Sikovia mu ijambo ndibuze kuza kugusigiramo muri iki kiganiro yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ibaze niba igihugu cyabo kidafite abaturage basenga, ibaze abo baturage bazakora iki nyuma yo kuba badasenga, mu gihe hari umuntu ufite ushobora kuba bifite mu bubasha yahawe n'Imana ari impano yeye, akabasha kubwira abantu ngo bareke gusambana, bareke gusenya ingo, bareke gukora ibindi byose. Ariko yongeraho ijambo rivuze ngo bayobozi nimwitwaze ko mugiye kujya gukinga insengero, muvuga ngo n'ubundi zabaye nyinshi, mugendana umwuka w'Imana. Sikovia rwose pe, tumenyereye umunyapolitike, ariko byanga byakunda ashobora kuba yari yasohowe n'umwuka w'Imana. Mu magambo yavuzwe mu bintu byo gushyingura insengero, bona turi mu minsi y'imperuka, twakabaye tubaho twiyeza, kuko tutazi ejo hacu uko hazaba hameze. Ushobora gusanga uyu munsi ari wo munsi wa nyuma w'amahirwe ufite yo gusenga mama, ushobora gusanga uyu munsi ari wo munsi wa nyuma wo kuvugana n'Imana ugifite umwuka. Uyu munsi ukoreshe neza, ubyaza umusaruro. Ndimo nsoza nyuma y'ikiganiro, Sikovia avuze ijambo rikomeye cyane. Iryo jambo Sikovia yavuze bibaye byiza mbere yuko mwumvishe ijambo umuyobozi wa RGB yavuze asubiza abantu bose bavuze ku bintu bijyanye n'ibyo. Icyaba cyiza nuko ngiye kubanza kukumvisha Sikovia, hanyuma namara kukumvisha Sikovia icyo yabivuzeho n'uburyo n'inama yatanze ahaye abashumba. Abwira abashumba bakomeye cyane ibintu by'amaruswa mubireke mudahagarikira aho ngaho. Abwira abashumba bakomeye cyane mwaguze amamodoka igihe kinini cyane, mwibagirwa umurimo w'Imana. Ese niki kigaragaza ko mufite ishyaka ry'Imana? Mwakabanje mu kubaka inzu y'Imana, abakristo bagatuza, mwashira neza ku murongo ibintu, hanyuma mukabona kugura ayo mavigo n'amavewiti n'amaronge rova, mukajya mujyayo n'abakristo batuje.
none niki kitubwira ko mufite ishyaka ry'Imana? Ni amagambo akomeye Scovia yavuze, ariko aya magambo reka nze nyagushiriremo nawe wirebere uko aya magambo Scovia yayavuze. urabatuye pasite uratanga ruswa ngo hakunde habeho inzu y'Imana? uzi ngo ukoze umurimo w'Imana se? ukoze icyaha cy'amategeko mu Rwanda no ku isi. yitangiye bana b'Imana akoze icyaha amategeko ahana kandi yanga urunuka, yita icyaha cy'ubugome, gutanga ruswa. ariko ubu harimo n'abapasiteri rero b'abapagani bandi, ikindi cyiciro bazi kugambanira bagenzi babo. yari bari baturanyiraga mwugarije akavuga ati niba bamufungiye babandi barahita bazi iwanjye, ntiyabura kimwe cya kabiri. urareba ni nka butike bagufungiye banimo nunguka barabara. ubu harimo n'abapagani b'abapasiteri mutangiye kugambanira abandi, mubwire muti buriya nubwo buriya bwiherero abuteretseho none aha ntabwo bufashe, nimugereyo muterure. baterura kuko bakabona cya kinuza cyo muri tuwarete kivuyeho. bapasiteri b'abagambanyi rero ntabwo nimukizwe, ahubwo niba uwo muturanye ubona yugarijwe bagiye kumugeraho, tabara umurwaneho. ariko abayobozi namwe mugiye kureba insengero, nimumanukane umwuka utari uw'Imana. mwibaza abaturage b'iki gihugu badafite insengero, twese turi ku kabari, icyo twabakora mwibaze. twese turi abasinzi tudafite umutima wo kwicuza, tudafite umutima wo kwicuza ibyaha. buriya abantu urusengero niyo mpamvu umuntu atanga amaturo ataratanga umusoro na mituweli. umwana akaba ntarajya kwiga ariko umuntu agatanga ituro ryo kugira gute, ryo guherekeza pasiteri. masomo yo mu ishuri yaramunaniye ariko Bibiliya yarayifashe. umuntu yarize ananirwa gusoma ibintu byose afata Bibiliya. ndagira ngo mbabwire ngo icyitwa kwemera ni ikintu gitangaje. ntarishyurira umwana ishuri ariko yishyuriye pasiteri itike y'indege kugira ngo azajye Isiraheli kuzana umugisha azabaha. iyo ni imyemerere. leta rero mu byo mukora, mu byemezo mufata, mumenye ko insengero ari abafatanyabikorwa banyu kandi bakomeye mu kuyobora. niba mwarakurikiye nyakubahwa perezida wa repubulika muri kampeni n'aba Frank n'abandi, iyo basozaga basezeye baravugaga ngo aho muhorana amahoro y'iki y'imbere bararufunze. Angelo vigura ngahe abazi kwigura sa muntu yavuga ko ntabwo ngaye bazi kwigura wari ugiye gukora ishyano. abazi ko Angelo vigura ni mutubwiro uko shyashya ya pasiteri igura ngahe. ariko leta yaraje isanga atagira urusengero rwujuje ibisabwa baramuhagarika. abakristo mukwira imishwaro koko uyu muntu yasengaga afite inyota y'umurimo w'Imana, mbere yo kugura Range Rover yabanje kugura ikibanza atangira kubaka, cyangwa yabanje Range Rover. mwakira ijambo ry'Imana. mu kwezi kumwe simpagarike gusenga, ariko ibi ndaba mbishoje uwo muntu mukumuhe, kuko niba amaze imyaka 5 atabifite ntabwo ukwezi ariko kuri bunanirane, ahubwo mu mwandikire muti mu kwezi kumwe tuzagaruka kureba. namwe mutanga igihe. leta niyumvikana ntabwo ari twazi ngo ni icyuma. harimo indi ngingo rero yihese kandi ko naringiye abatarize taboroji ni taborojiya ni teolojiya ni teolojiya nabo barahita babafungira. muri urwo rusengero mu bagize komite ye niba harimo uwayize afata umwanya w'ikize, ngiye nshobora kuba nyobora iki kintu ndagisubiramo. ADEPR yakoze ikintu kibi, niba mu ijuru hazaba urubanza ADEPR izaburana urubanza pe, kandi nzaba ndi umunyamakuru nicaye nsoma amakuru mbabwira nti arinjiye Zayibara rumukatiye ati yo runaka arimo arafata ibyatsi. Zayibara arafata ibyatsi kandi binyerera. urumva asa nk'inkende ishaje. icyo kintu bakakireba. iki kintu ADEPR yaraje iravuga ngo abantu bakuze batize izo teolojiya muri za kaminuza ntabwo tubemera nk'abapasiteri. ariko icyo nemera ko mu rusengero niba dusoma Bibiliya nk'uko ivuga, twaba dufite Mose tukagira na Aroni. niba Scovia uyoboye urusengero nshobora kuba ntazi no gusoma no kwandika, ariko nzi kubwiriza abantu bagakizwa ibyaha kandi nkatanga umurongo mwiza. abwira amatorero nkaba mbizi, noneho bakampa Aroni Samu uzajya ukora ibintu mu mategeko no mu mpapuro kugira ngo turamire mu gihugu Uwiteka yaduhaye. uwo muntu arakwiye. niba mufata umuntu washinze itorero rikaba ringana nka ririya rya Masasu, ukaza ukavuga ngo Masasu ntabwo yize,
ukamusohora yarahamagaye ba porofeseri n'abadogiteri bakamuyobora n'impamo ya mungu wowe wamwirukanye wowe utarabonanye na mwarimu niba yarahamagaye ba porofeseri bande bose akajya avuga ati tugiye gupfukama bagapfukama ati tugiye guhaguruka twese ati mugire hareruya mutya muzama bakayazamura ibyo bakabireka akababwira ati abagabo b'indaya murekeraho mwa abagore mw'ibirumbo muhagarare ibyo bintu bikaba ingo zari zisenyutse zigasubirana ukavuga ngo ntabwo yize urinjije kumurusha icyo ukora ni iki mubwira uti ko dukeneye umuntu uzajya usubiza ibi ninde mwunganizi wawe minisitiri mbe ko bamuha divayiza abarinjije nibasanga abayobozi b'amadini batize ibyo amadini avuga bamubwira bati duha divayiza mu mategeko umutwereke uri kuri revo dusaba ibyo nk'uko ubibabwire adivayiza kubuze gukora ibyo amategeko atemera ya leta nyuma y'uko wumvishe amagambo Scovia yavuze umva andi magambo yakurikijeho umuyobozi wa RGB yasubije abantu bose bagize icyo bavuga ku bintu bijyanye n'imfungwa z'isengero bivuze ngo icyo mbona cyo nuko nzi ko byaga byakunda uyu ari umugambi w'Imana reka bari ko tubyanzura twanzure ko uyu ari umugambi w'Imana wo gufunga izi nsengero kuko n'ubundi iyo ugiye kureba uho kureba ugasanga ibyaha biri kuba byinshi n'insengero zikaba nyinshi kandi ubwinshi bw'insengero bwakabaye bugabanya ibyaha kugeza igihe itegeko rya leta nta n'umuntu rifata kimwe mu bintu biranga abanyamwuka n'abantu bumva ijambo ry'Imana ntabwo itegeko rya leta ryigera ribafata kuko baba bari kure y'amategeko nta n'ubwo baza ubundi itegeko riziberaho umuntu w'ikinani nicyo amategeko yaziye cyangwa se umuntu utumva muri make none rero muri aka kanya kurikira ijambo ry'iki ry'umuyobozi wa RGB yanyujijeho ni ijambo yabwiye ni nkaho yakaba yasubiza aba bantu twumvishije muri video uyu ninde ni umuyobozi wa RGB mu gikorwa cyo gushimira Rutayisire ndetse no kwimika ndetse no kuzana undi muyobozi umutsimbura mu nshingano Rutayisire yarashinzwe hano ku Giporoso kuri AR umva ayo magambo umuyobozi wa RGB yasubije abantu twese twari dufite amatsiko y'ibintu bijyanye n'insengero ko babihagarika nituza kuza gusaba imbabazi ariko ntibihari keretse umubyeyi wacu ahagurutse ngaho mva iyo video y'umuyobozi wa RGB mugenzi wanjye kare yambwiye ngo wibuke kuri umunyapolitiki abandi bose batangiye kuzana amarangamutima nanjye yaje arambwira ngo ntujye hariya ngo urire wibuke kuri umunyapolitiki ubwo kurira ndabiretse ariko Kanoni Antoine uri uwo gushima abandi bose batangiye kuzana amarangamutima nanjye yaje arambwira ngo ntujye hariya ngo urire wibuke kuri umunyapolitiki ubwo kurira ndabiretse ariko Kanoni Antoine uri uwo gushima nk'uko yashimye abatangiye umurimo mwiza ari uwaguze ikibanza ari uwagishije ari uwubatse ya mazu ya mbere ari uwashenya ya mbere kuko kugira ngo habeho ameza hagombaga kuvaho amabi sibyo ra twese twakoraga tugana aheza nk'uko rero nabivuze nanjye ndifuza gushima ntabwo twakubaka umunyarwanda uboneye iki gihugu ufite agaciro ngo twubake ingo zacu nziza cyane hanyuma ngo tugire inzu twite iy'Uwiteka ikojeje isoni kandi nubwo Imana idasakuza ibera hose icyarimwe niyo itagaye inzu ngo bijye mu itangazamakuru nk'uko twe tuyigaya bikajya mu itangazamakuru ikoresha twebwe ngo tuyigayire nitugaye inzu mujye mumenya ko Imana yayigaye kurushaho kuko twe turaciriritse imbere yayo si byo se ibyo nagaya mujye mumenya ko Imana yabigaye kera cyane hanyuma njye na visi meya na Deya tuzashyira mu bikorwa gushaka ko Imana tuyabafurire kandi uwo murimo tuzawukora tunezerewe kuko tuzaba duhesha icyubahiro Imana sibyo
nyuma y'uko wumvishije amagambo y'umuyobozi wa RGB rero ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu byanga zakunda byarahanuwe kandi byahanuwe bigomba gusohora. Niba turi mu gihe cyo kuba bafata insengero bakazikinga, si uko ari babi ahubwo nuko hari ibyo babona. Twibuke umuhanuzi wa mbere twabonye muri video yavuze yahanuye Imana yamubwiye ngo avuge ngo nibyo koko barasenga, ese ayo mazi bajyamo abasha kubavanaho ibyaha? Umva ikintu Imana iri kuziza abantu. Kuba abantu basenga kenshi ariko ibyaha bigakomeza bikaba ibyaha, ahubwo leta igakomeza ikabona abanyamafuti benshi. Si uko hatarimo abantu b'Imana yahamagaye bakora umurimo bashinzwe gukora, barahari, ariko harimo n'abandi bihishe inyuma. Niyo mpamvu igihe cyo gukinga kigomba kubaho. Niba Imana ifite abiri gukingira, hari abandi igomba kuza gukingurira. Ariko ntibisobanuye ko insengero zikozwe neza ari insengero z'abasirimu. Oya, hari abo Imana ishaka kwimura ikimika. Imana yabwiye kuri ijambo rikomeye, iramubwira ngo ko nzakenyuruza abandi kugira ngo ibyo ni ijambo Imana yamubwiye. Kugira ngo Imana ikenyuruza abantu hagomba kuzamo akantu k'akabazo gagomba guhangayikisha abo bami kugira ngo bashire hasi ingoma kuru y'imikwe. Yesu aduhana umugisha. Ibi rero biwumva bigomba kubaho kugira ngo habeho impinduka byanga byakunda. Ni iby'igihe gitoya. Muri ibi byavuze ngo ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito umuraba ugashira. Noneho ngo natwe tukarambika umutwe muri rwa rubavu rwa Yesu Kristo. Icyangombwa mu buzima no mu mateka yawe, uzarangwe no guca bugufi. Nurangiza guca bugufi, ujye uhora werera Imana, werera imbuto abo muturanye nabo, abo ugendana nabo. Igihe cyose byanga bikunde, uzaba uri kunyeganyeza intebe y'ubwami bw'ijuru. Imana ntabwo izigera kwibagirwa mu bwami bw'ijuru. Shalom, shalom, shalom. Abababaye, abashavuye, abafite ibibazo bitandukanye, mwese Yesu arabizi. Abari mu bibazo bitandukanye, Yesu arabizi. Abari mu bibazo by'amadeni, ab'ingo babona zubatse ku musenyi zigiye gusenyuka, abarwaye Yesu arabazi, ab'abagabo bataye Yesu arabazi, abo bari gusohora mu mazu Yesu arabazi. Byose bizagira iherezo. Iherezo ryabyo Yesu niwe ubizi. Ikibazo cyose uko waba ukirimo, Yesu niwe ugikemura. Ntukiranukira Imana, byanga byakunda Imana ntabwo izagutererana. Izibuka imirimo myiza wayikoreye, irangiza Imana ikwiteho. Yesu aguhezagire kandi Imana iguhereze umugisha. Kandi ishimira abantu bakomeye bamaze gukora subscribe. Mwese ndabashimiye. Hari abantu bari mu Burundi, notification zanyu ndazibona. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, notification zanyu ndazibona iyo mukora subscribe. Abari mu Rwanda ndabakunda cyane, namwe ndazibona. Yesu ajya abamera umugisha kandi ndabizi uyu mwaka ni umugisha kuri wowe, kandi uyu mwaka uzarangira ubonye ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Ubuzima bwose urimo, umwaka uzajya kurangira Imana iguhinduriye ubuzima. Hari paje Imana izahindura igushire ku yindi paje. Hari sikariye Imana izakwicazaho. Mureke dukorere Imana duhagaze ku ijambo rya Bibiliya itubwira, kuko Bibiliya icyo yatumye ibaho ni ukugira ngo tumenye intambwe zacu uburyo tuzitambuka kugira ngo batazagira ibyo tugwamo tutazi. Bibiliya itubwira ibyakabaye byose bitugira iki, bidutega kugira ngo tugwe mu nzira. Rero Yesu abambera umugisha aho muri hose mu madini atandukanye. Muri byavuze ngo buri muntu mu itorero rye abe yejejwe muri ryo, ariko mwibuke ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka, mwere gukoreramo ibyaha, mwere imibiri yanyu mwere kubakamo ibizira, ibicaniro byose bitari iby'Uwiteka Imana biri muri wowe ubivanemo, kuko igihe kirageze ko buri wese igicaniro cye ari cyo yota. Uzota icyande ko ntaho tuzongera guhuriraho gusengera Imana itaradutabara. Shalom, shalom. Aho uri hose Yesu akurinde kandi akurengere, aguhagarareho, imbaraga zeye zikomeze kuba nawe. Tuzasubira ubutaha. Yesu aguhezagire aho uri hose.
none ukajya gufunga insengero ngo kubera ko ngo za toilette ngo ziri hanze ngo nizujujwe amakaro ngo noneho ngo no ku mpande ngo hari ibintu bitariho kandi izo bafite ziruta izo ufite wowe. Hanyuma iki none se niba utubari tudafite imirinda nkuba huzuyemo abantu bari kunywa ibyabo bari kuramo imipira imisarane nawe mu tubari twarayibonye ukuntu bimeze aho bogereza ibyombo twarabibonye nuko zo bintu bimeze nk'iki simbizi nk'ijagi ibyo tubibona ko batadufunze nuko ibivugirwamo se ari ibihe igihugu amahoro kurusha ibivugirwa mu nsengero. Bakwiye kumanuka bakamanza bagafunga utwo tubari ntabwo abanyakabari insindi kubagenda ariko nimugira umwanda ku buryo rimwe bagakwiye gutera. Reka twibande kuri point kuko twitiranye insengero n'utubari reka dufate birajyana ibibonerwa mu nsengero ni byinshi cyane kurusha ibyo umuntu yabona mu kabari. Urusengero ni ikintu gikomeye cyane mu ariko se kwandi foroderi yuje ibisabwa wacikite ndimo ndakubwira ko tudakwiye no gukomeza kuri izo komparizo z'utubari n'urusengero ni ugutesha agaciro n'inyubako za leta nazivuze uhere mu tugari natwo badufunge ko dufite ibibazo byinshi badufunge utugari badufunge niba batadufunga namenya ko barimo guhohotera insengero. reka gatoya turaza kugaruka mu kanya tugerageza